ejwe n'abantu nikizira mu maso y'Imana. Hanyuma rero Imana yambwiye yuko nyine ije kwegekaho kandi ngo nyine rwose abantu bagiye gupfa, ariko kandi nanone abantu b'Imana bagiye kurindwa. Abantu b'Imana bagiye ko bireba umukristo w'ukuri nta nubwo bireba umugenzi w'ukuri, birareba nyine abantu nyine bagenda mu isi batazi iyo bajya niyo bafa. Banze kubaha Imana, banze kwemera Yesu Kristo. Gusa nyine abantu nyine bakwiriye kugira gute kumvira Uwiteka. Iyi ndwara n'ibyorezo bije mwibuka gushaka Yesu. Kubera ko muvuga ngo indwara ziraje, ibyorezo biraje, guma mu rugo. Yesu yambwiye yuko aje kwegekaho. Iyo miryango muvuga ngo mwarayifunguye, iyo miryango aje kuyegekaho. Hanyuma kandi yambwiye ngo nyine abitegurira gutaha batahe, ariko nabajya gupfa nyine bamenye yuko urupfu rwaje gusaba abana. Ize intambara zize mwisi, amakubazi, amagisidaze, abarozi baroge, ariko woweho kuko wakunze Uwiteka karamata, kuko wakunze Yesu Kristo karamata, Imana izakujisha ku kinyita cya, izakurokora nkuko yarokoye kimwe cya gatatu hari Ezekiel ahawa guhanura mu bice bitanu. Mwana nishobora kugutangana n'abagome, n'abantu bakure Satani, n'abantu baririmba Satani. Rikumva kuko umunyarwanda kwiriye guha amahoro mugenzi we. Kandi urumva ukunda Kristo hazakunda na muturanyi we, azakunda na mugenzi we. Nimba yanashonje ajye kumugaburira, umwana we atagiye kwiga nimba azaba afite urwo rukundo ajye kugira, ariko mwijya kuzana inuze imico y'Iburasirazuba muze kuyidusindisha. Cyangwa ariko nunavuga ngo uri donc ufite liberté, ufite demo. Sengeye abanyarwanda kandi nanone ndabingingiye cyane mu izina rya Kristo Yesu, aho bari mu moko yose yo mwisi, aho bari muri Amerika, aho bari i Burayi, aho bari muri Australia, aho bari muri Aziya, aho bari muri Afrika, aho bari hano mu gihugu cy'u Rwanda no ku butaka bw'u Rwanda, turagushimira yuko watanze umugisha ko Imana yeruye yuko igiye kukuburanya, kuko yatumye Faustin kukubwira urangije ushinga ijosi. Ese ubundi ubwo busa bwawe ugenda ubwanika ngo bigende gute? Kuri kuvuga ngo n'abambara birebire baragira, ubundi wowe nyine birakure. Kandi nimbura umukristo reka abisi bambara ubusa, reka abisi bambara ayo mapa. Weregana uvuga ngo uwisi yemererwa kwambara ubusa, kemererwa kwambara ipantaro, kemererwa kuboha umusatsi. Ntabwo tubujije abanyarwandakazi kuboha imisatsi, nta nubwo tubabujije gusiga amarouge à lèvres, tubabujije no kwambara amahene. Ahubwo Yesu yambwiye kubuza abakobwa be abakristo bavuga ko muri abakristo nta wa Kristo ukwiriye kugira gutabo. Tandukana n'abanyabinyoma, tandukana na apotre w'ikibi, tandukana n'umushumba w'ikibi, tandukana nyine na bishop w'ikibi. Kandi ibushize nanakubwiye nepo amadini yose ari kuyoborwa n'abagore. Sinzi ko hari kubaho umutinganyi wari kubohora abanyarwanda. Abakobwa b'abanyarwandakazi baragiye babyara abahungu bagombaga kuza mu gihugu babohora abanyarwanda. Impamvu u Rwanda rwabohoye nuko abakobwa abanyarwandakazi babyara igihugu. Donc barema nation hanze, ariko bagira inama zo kuza mu gihugu kugira gute kubohora bari baboshywe cyangwa se n'abaziraga akarengane. Rero nukuvuga ngo ubuse ubwo iyo wenda muza kera haza ngambwira nyine itsinda cyangwa gatsiko cyangwa ikobe ry'abatinganye ryagenda, ubwo se abatinganye bagiye bagagira umudugudu bazabyara iki? Bazabyara urupfu no kuborana za kanseri. Nibyo ngibyo. Wowe uraza kwigana Lily Wine, uraza kwigana mahani n'utundi tuntu, we ukaza Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka mu gihugu cyo mu ijuru, ukunda kandi ukurikirana byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi na kure rero aho uherereye hose nizera yuko umeze neza kandi ushima Imana. Aha tugeze ni muri Arome handi, aho tubafitiye serivisi zitandukanye, tubafitiye amacumbi atandukanye kandi meza cyane, amasare y'ubukwe ndetse na jaride y'ubukwe. Abantu bakeneye ama office mwese namwe mwatugana tukabafasha, kandi hano umukiriya n'umwami. Uhamagare nimero ziri hasi kugira ngo tugufashe. Ndibwe n'umukozi w'Imana Faustin.
Faustin uraho neza? Uraho neza Nepo. Umeze neza? Ndashimira Kristo Yesu. Kutuje cyane se kandi. Mu gifaransa bagakwiriye kuvuga ngo bien sûr. Bien sûr. Bien sûr et calmement. Ariko igifaransa ushobora kucyumva ngo bien sûr et calmement. Et calmement. Okay. Imana iguha umugisha. Ni amahoro. Ni ukuri ni amahoro yuzuye. Imvura yaguye. Umuntu akwiriye kubonera muri Kristo Yesu. Yesu yayamereye ubuntu. Imvura yaguye. Imvura yaguye, Imana yatanze umugisha mu Banyarwanda. Byabaye byiza cyane. Faustin, nishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se mu butumwa bw'uyu munsi Imana iwe kugira ngo ugeze ku bantu. Ntabwo turatangira ikiganiro, ariko kandi mbere yuko tugana mu kiganiro ngufitiye ubutumwa bakuntumyeho kugira ngo uze kumanza ubasa. Ejo watanze ubutumwa abantu barabukunze cyane kandi bwafashije abantu benshi batandukanye, ariko batubwira ati nubwo uvuga ku gitambaro hari n'abantu bari kubitega bakibona. Okay, ndakeka wabibonye. Imana guhumugisha ati se bariya bo Imana bavuga iki biriya bintu byo ko gutega igitambaro ni kimwe ko bari kubitega no bagashyiraho n'ubwibone. Ati Imana yemera ubwibone. Muri Yakobo 4:6 ijambo riravuga ngo ariko nubwo bimeze bityo ngo Imana irushaho kutugirira imbabazi, ngo nicyo gituma bivuga ngo Imana irwanya bibona ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Iyo umuntu yishyize hejuru ngo ni ikimenyetso cy'uko agiye kugwa, kandi akagwana n'umubi cyangwa n'umubisha wishyira hejuru ari we Satani. Uriya mu ijuru nta kindi cyaha cyabayeho usibye Satani wiremereje, nk'uko Ezekiel ibice 28 umurongo wa 12 cyangwa se niyo wahera 11 aho ngo uborogere umwami ucurira umuborogo umwami w'Itiro kugeza aho ngaho ku murongo wa 18. Yego. Avuga ukuntu Satani yari afite ubwiza, yabaga ku musozi wera w'Imana twikira imbere y'Imana n'inyuma hayo, ariko ngo ubugenza bwe kubengerana kwe amashako ye n'indirimbo n'inanga mbese abimanukana ikuzimu. Rero no kuvuga ngo hari intego ubona abantu batega igitambaro barangiza bakagira gute bagashyira ikizeru hano imbere. Kuri iriya ntego isobanura nayo niyo ni intego zikuzimu, ni intego zo kwa mayimuna. Ubundi igitambaro donc ubundi ijambo riravuga ngo muri simplicité na humilité, iyo umuntu aciye bugufi Imana imushyira hejuru. Ikintu cyose umuntu akora agonona, kuko ijambo rinavuga ngo mwirinde igisa n'ikibi. N'amagambo ari hano mu Batesaloniki ibice 5. Rero no kuvuga ngo mu bintu byose dukora dukwiriye guca bugufi tukerekana Kristo Yesu muri twebwe. Rero nimba wambaye wikambara pocket down, nimba wambaye nyine ijambo rirakubwira ngo ubundi izo ntego wenda tutarajya no mu bintu byinshi nanakubwira ngo kwa Yesu ntabwo bitandira. Hari n'igihana kirambikaho nk'uko ubona babandi nyine ba donke bo mu kimina cy'ishinari cyangwa se babandi bakorera Vatican ariko badakorera Kristo Yesu. Agishyiraho ariko ntabwo Imana ihamagarira abagore gutega kuriya. Imana ishaka ko nyine gutega kwawe kugutandukanya n'umusilamukazi, kugutandukanya kugutandukanya n'umumaseri. Donc ugagitega muri donc ugaragaza icyubahiro cya Kristo, ugaragaza ririya jambo riri mu Bakorinto ba mbere bice 11 umurongo w'10 ngo nicyo gituma nyine ngo umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. Rero iyo umugore ateze igitambaro gutyo, icyambere igitambaro kigira effet positif nyinshi, navuga nkenye. Icyambere iyo umukobwa w'Imana cyangwa umunyamasengesho ateze igitambaro neza, arinda donc ari nuvuga ngo umurozi cyangwa umumagicien. Ubwo buri aba magicien basoma ba Kristo bukuri. Nuvuga ngo buri mu ba Kristo hari ibice 3. Hari donc hari aba Kristo b'umuriro waka, kwa kundi rya jambo riri muri Zaburi 104 umurongo Zaburi 104 umurongo ndatekereza ni umurongo w'9 nimba atari wa 7. Reka ndebe Zaburi 104 Zaburi 104 Zaburi 104 ndebe uwo murongo aho ijambo rivuga ngo abamarayika bahindura imiyaga naho abagaragu ikabahindura ibirimi by'umuriro. 104 karindwi bavuze ngo iki? Aravuze ngo ahongishwa, reka nsome kane, aravuga ngo Zaburi 104 umurongo
aha kane haravuze ngo agira abamarayika be imiyaga abagaragu be abagira umuriro waka. Iryo jambo ryagarutse hano mu Baheburayo mu gice cya mbere. Rero ni ukuvuga ngo rero nyine iyo umukristo nyawe dafite icyaha dafite akantu na gato k'ikizinga aba yakumurozi amurebera kure aramutinya. Ni ukuvuga ngo aba ari umuriro n'agahanga ke kaba kategerwa. Buriya Satani kugira ngo akugushe atangira kuzana igitambaro ukagipoketa. Buriya hari n'abapoketa ibitambaro, kandi n'ibi bintu ubona abagore bambara by'ama wide band bonnet ntabwo byemewe. Ntabwo ingofero yemewe ku mugore, uri kunkurikirana, buretse ko itanemewe ku mugabo. Ariko Imana ishobora kubikwereka mwiyerekwa isobanura agakiza, ariko ntibivuze kubikwereka mwiyerekwa ko uzabyuka ukajya kugura ingofero za Nyamirambo cyangwa za Nyabugogo. Rero bivuze ngo Imana mu mwuka, nuvuga ngo umwuka n'umubiri habamo itandukaniro. Hari ibintu Imana ihishura mu mpamvu z'umwuka, ariko kugira ngo ubihishukirwe umenye signification yabyo. Ariko hari n'ibyo ikora mu mubiri kugira ngo umenye neza yuko byagize gute byateguwe n'umwuka. Rero ubwo wa kabiri nakubwira n'uyu nguyu n'ubundi uva, donc urabona nk'itara rizimata cyangwa uzarebe nka moteri irimo ntuze irimo essence nkeya, wajya kuyatsa ikagenda izimizima. Rero n'umukristo ufite uvanga ibyaha no kugira gute no gukiranuka, ibyo bintu ntabwo byemewe. Turaza kureba ijambo riri hano mu mubwiriza ibice 13 umurongo wa 14 no wa 15. Ndumva wenda nushaka ujyemwo wowe urebe utusoma mu mubwiriza 8 14 na 15. Ariko wa gatatu noneho ni umunyabyaha, donc ni umunyabyaha wambaye ubusa. Nuvuga ngo hari umunyabyaha buri, urumva akazuyaze ni wa wundi ukora bimwe. Uwo rero nta kintu ashobora gutwara Satani. Nta nubwo bene uwo mukristo Satani amwitaho. Ahubwo nuvuga ngo we yita kuri wa muntu w'umuriro, donc wa wundi ukiranukira Imana mu mpamvu zose. Yaba ari uburyo atega igitambaro, yirinda ayo mapasuwa, yirinda za amashenete, yirinda inigi, yirinda ibituta, yirinda kuboha imisatsi, yirinda gupfumura amatwi. Yaranayapfumuye ariko akaba yarabyihannye akayakuraho akayajugunya muri toilette. Hanyuma nyine Imana ntimubaraho urubanza rw'uko yapfumuye amatwi, kuko ijambo rivuga ngo iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ngo ariko itegeka abantu bose bari hose kwihana. Rero Imana iyo yatanze imbabazi ntigerekaho urubanza, ahubwo kereka wowe yugarutse mu rubanza rwo kugira ngo wongere gukora ikibi, kuko ijambo riravuga ngo ibya kera nimubyibuke ndarema ibishya. Ni biri hano muri Yesaya 43 umurongo wa 18 aho ngaho. Ubwo ngiye kubyerekana nimuzabimenye. Imana wiharura inzira mu kidaturwa, mbese mu butayi katanga amazi. Rero ubwo narindi kukubwira, urashaka kubanza gusomaho wane n'amakombe banditse ibibazo bantumye kukubaza. Ndabisubiza vuba vuba. Ibyo nkubaza kwa Francine yavuze ngo ibintu byo gutega ibitambo 2 3 4 cyangwa 5 icyarimwe byo n'ubwibone wazarimbuka. Kandi nibi byo kugira imisatsi, wone imisatsi ukabona arakomeje yabivuze n'imisatsi ngo byose ni umwuka w'ubwibone. Kandi ijambo rivuga kuyikata. Erega ijambo ravuga gukemura intama no gukemura. Yuda ngo yaragiye gukemura intama. Yesu Kristo nuvuga ngo uyu mukristo, umukobwa wa Kristo, buriya nepo uziko iyo umukobwa yiyogoshesheje abamarayika baza gukorecting ira misatsi mu ijuru bafite amakamba, ababikoze kuriya. Nuvuga ngo umukobwa we wemera gukata imisatsi afite amakamba mu ijuru. Imana izamwambika hageze. Ubikora nyina bikunze bimuzanira inyungu. Kandi ijambo ravuga ngo ukora umurimo w'Uwiteka agononwa bimubera iki? Umuvumo. Yavuze no ku majipo n'amakanzu y'agapira bishushanya. Imana igora. Ubundi mu Gifaransa bazita jupe mourante. Donc jupe mourante, jupe mourante nyine yambara ukabona donc ukabona postérieure ze, ukabona nyine zigenda donc zimuva, donc ziri muva, donc zikoranye ikintu nyine cya muvoma, kubera nyine postérieure ze nyine ashaka kwerekana inoze. Uwo rero nawe rero akora icyo bita séduction, akora donc ararikisha abahungu cyangwa abagabo. Abagabo birari cyangwa se buzuye kurarikira abagore. Kandi urumva no kuvuga ngo iyo batameze nka Yobu yaravuze ati ariko nge nasezeranye n'ijisho ryanjye yuko nazifuza umukobwa.
rero ni ukuvuga ngo niyo mpamvu Pawulo yagarutse avuga ati ijisho ry'ibumoso ijisho ry'ibumoso ryitwa guheheta, ryitwa irari, ryitwa kwifuza kubi. Ariko kwifuza kwiza, uri umusore ukifuza ko Imana yaguha urugo ikaguha umugore, unyuze umutima wawe ubigizemo umugisha, Imana irabigukorera. Ariko ntabwo kurarikira, kuko urabizi neza ako twigeze kuganira akantu nakubwira ni hari umuntu wari wabona wicaye kuri vora 10 icyarimwe, hari umuntu waryama ku bitanda 10 icyarimwe, nta n'umuntu wanarongora abagore 100 icyarimwe. Ibyo byose rero ni amarari, n'ibiyiko 10 ntabwo nabishyira muri aka kanwa, nkwiriye gutamira ikiyiko kimwe nkagishyira mu kanwa. Niyo mpamvu rega Imana ngo yaremye umuntu imuremera umwe. Ni ukuvuga ngo Adamu yaremewe Eva, ntabwo Imana yaremye abagore babiri. Abantu rero ntibagakabye ngo umuco ngo w'Abarabu ngo twebwe ngo Abasilamu twemererwa abagore bangahe. Ntabwo navuze ngo Isilamu si Imana, si binatandukanye n'ikirere cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abantu bakwiriye kwita ku kuri kuruta kuvuga ngo twebwe twita ku muco ngo w'idini ryacu ngo rero ubwo umuco w'idini. Buri uzi ko iki gitabo Nepo, iki gitabo ikuzimu nicyo gihari iyo ubundi umuntu apfuye akimara gupfa, nk'abo babuhaga imisatsi ubundi ku mitwe yawo hahita hahinduka inzoka, hanyuma nari amahereni nabwo burya zihinduka inzoka. Donc burya iyo umubare w'amahereni abari ku mutwe we, urumva abandi banayashyira ku mikondo, ku gitsina. Donc hari n'abajya hirya inuze imaka gutahirirwa nyine bagashyira amaherena menshi kunuze ku mibiri yabo cyangwa se mwibanga ry'imibiri yabo. Abandi bakashyira ku ndimi, abandi bakashyira hano ku ngohe n'ibindi bintu byo konona umubiri. Kandi ijambo ry'Imana ribibuza mu Bakorino ba mbere 3:16 na 17. Umenye ko turi insengero umwuka w'Imana aturamo kandi akoreramo. Ibyo bintu nk'uko ahubwo Francine Imana imuhumugisha cyane. Imana imuhumugisha, urumva ko Francine arakurikirana n'umunyamwuka, kandi Imana ihumugisha Francine. Ahubwo Francine azaze tuvuge ubutumwa, tuvuge gukomera kwa Kristo Yesu. Yego. Hari uwindi witwa Kundwa agira ngo ashako nawe umusobanurira. We yaraye kwibaza avuga ngo ipantaro arakintu avuze cyo kuvambara amapantaro, avuga ngo biterwa n'ubwibone umuntu asanganywe. Akavuga ati mu bihugu bikonja ni ngombwa kwambara ipantaro, ikintu imbere ngo ni ngombwa kwambara ikintu imbere y'umwenda uko byagenda kose kubera ubukonje bibaye icyaha gute. Agira ngo umusana ngo ari bihugu bikonja bisaye ko nimba wambaye wenda nk'ikanzu cyangwa bisa kugira ngo ushyiremo ikintu imbere nk'ipantaro kugira ngo ubwo bukonje butakugiraho ingaruka. Akubaza ngo ese bibaye icyaha gute, yifuza ko mwabasobanura ko icyo kintu kugira ngo abantu baba mu bihugu bikonja bamenye ko bagomba kuzitwara kugira ngo batazagwa n'umusonga. Banza usomere ibice 8 umubwiriza umurongo wa 14 n'uwa 15. Umubwiriza ibice 8 umurongo wa 14 n'uwa 15. Umubwiriza ibice 8 umurongo wa 14 n'uwa 15. Yego. Umubwiriza ibice 8 umurongo wa 14 n'uwa 15. Haranditse ngo hariho ikitagira umumaro gikorerwa mu isi, nuko habaho abakiranutsi hakabaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranirwa, kandi habaho abanyabibi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranutsi. Niko kuvuga nti ibyo nabyo ni ubusa. 15. Nuko mpera ko nshima ibitwenge, kuko iminsi y'ijuru nta kirutira umuntu kurya no kunywa no kunezerwa, kuko ibyo ari byo bizagumana nawe mu miruho ye iminsi yose Imana yamuhaye kubaho munsi y'ijuru. Imana iguhumugisha cyane. Yakobo yaravuze ngo numpa ibyo kurya n'imyambaro nzaza kugushimira ahangaha. Iwe yari Yakobo. Pawulo yagaruka kuri ayo magambo ya Yakobo, ariko ayo magambo Yakobo yari yavuze ari mu itangiriro. Yego. Hanyuma hano Yakobo hano Pawulo hano abwira mu rwandiko yandikiye Timoteyo mu bice 6 aravuga ngo icyakora ko kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi nta nicyo tuzabasha kuyikuramo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwize ukuri wo nubwo ari kuvuga
nakore nk'umukristo nimba ubukristo ari igisirikare uri kunkurikirana neza nimba ubukristo ari igisirikare ari ubundi buzima ari irindi hame ry'ubuzima ari urundi rwego Yohana bamujugunye ku kirwa cy'Ipatimosi kandi bamaze kumujugunya ku kirwa cy'Ipatimosi ikirwa cy'Ipatimosi cyarakonjaga ku rugero rukomeye cyane uri kunyumva neza kandi icyo gihe Yohana urumva ntabwo habayeho icyo kintu ngo ese ngo ubukonje ntibwazanyica ntibwazagira gute uvuga ngo ikintu naburira mushiki wanjye uwo nguwo navuga ngo ntabwo wemerewe kwambara ipinjame icyo ni kimwe winavuga ngo akazi kagutegeka nimba uri mu bugingo uri mu guhamagara kwa Kristo Yesu wivuga uti ndiki Imana yampamagariye kuba umupolisikazi umusirikarikazi umudasokazi nimba abo ngabo Imana nayo ishobora kubabikira igihe cy'agakiza ariko wibeshyera uyu munsi wa none upfuye warimburwa na kakazi kuko wakunze isi kuyirutisha Kristo Yesu kuko hari ijambo rivuga ngo ukunda ubugingo bwe kuburutisha ubutumwa bwiza nepo iryo jambo ntirirasibangana azabubura ngo ariko ubutanga kubwa Kristo Yesu cyangwa kubw'ubutumwa azabukiza ndetse urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara rero uwo mushiki wanjye ikintu namubwira nakureho ubwo bwoba n'ibyo bitekerezo yuko azakonje ahubwo azajye nibiba ngombwa azajye yambara amanuze amajipo 3 kandi mba bishaka oya no ntabwo yazamuka ibyo ndi kukubwira cyakoze ashobora kwambara ba kuko ba ntizazamo donc ubwo ndi kukubwira amasogisi maremare yakambara ahubwo yagera mu ntege ariko atarikora isogisi ryo ntiryamubera urubanza yibazaga abyambara imbere bitagaragara no ahubwo we azambara amasogisi kandi arahaba donc isogisi rifubika ikirenge kuko buri isogisi rinasobanura gukiranuka niyo mpamvu ubona aba batinganyi batanambara donc amasogisi mu nkweto undi umuntu wese uzabona utambaye inkweto ukabona agapantaro yakazamuye hano ni nuzi ni apparence physique y'iki y'abatinganyi buriya amasogisi asobanura gukiranuka nepo nuvuga ngo inkweto zisobanura ubutumwa bwiza hanyuma amasogisi agasobanura ukagerekaho gukiranuka muri ubwo butumwa kuko ubutumwa butarimo gukiranuka so bwa Kristo Yesu cyakoza n'ubwa Muhammad cyangwa bwa Vatikani yaburetse ko cyangwa n'ibindi bintu byanuze bya Elena White ariko ubutumwa bwa Kristo Yesu nibyo Paulo yahamije kandi ubutumwa Paulo yahamije yarabupfiriye ariko uyu munsi wa none abashumba gito bari kuza bakababeshya ngo ibyo ni ukubeshya ni theology ngo ni doctrine ngo ni amahame y'amadini no Imana yavuze yuko ahangaha nepo ndagira ngo usomera amagambo ari muri hano muri Matayo 13:52 Matayo 13:52 Isirami irazi kavuga ngo yemera isezerano rya kera ngo irishya ntiryemera abandi bakaza ndeba hano buretse gatoya abandi bakaza bakavuga ngo twemera isezerano ngo rishya ngo ntabwo ibya kera ngo tubyemera ariko nsomera ayo magambo 13:52 Matayo Bibiliya yera igira ibitabo 36 Imana yambwiye igihe kimwe isanze 2018 ndi gusoma uko nari naragize umugisha Bibiliya nyisomye Imana yishyira hano donc mu bwonko bwa Faustin irangije njya naducira nyine ubwo nari mfite umuvandimwe Bibiliya ntagatifu kuko urumva nanjye nari mfite donc rumeur yo kuvuga ngo iriya ngo niyo yuzuye n'igisoma nijoro irangije Yesu araza arambwira ngo uwo mutwaro uri kwikorera ntawe uzagutura iriya Bibiliya ntagatifu ni kibi cyane kandi biriya bitabo banongeyeho ni donc na mayikantation buriya ntaho atandukanye za grimoire ziriya za Tobe ngo Yudita abamakabe ambere ngo mwene Siraki biriya byose ni amabomination ni ibintu by'ibinyoma cyane by'ibihimbano nuvuga ngo ubutumwa Yohana yavuze yarabupfiriye Yesaya arabuba Mose arabubabarizwa n'aba Yosuwa bose n'aba Dawidi nibyo bagiye bahama kandi urabizi ko Paulo yagarutse ahamya za Zaburi yego soma ayo magambo 13:52 haranditse ngo arababwira ati nicyo gitumye umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bwo mu ijuru agereranywa na nyir'urugo utanga ibintu bishya n'ibya kera abikuye mu bubiko bwe none si umuntu akubwira ngo Nouveau Testament
iriya Nouveau Testament buri uzi ko iriya Nouveau Testament ariya donc ariya iba ifite kuri couverture yabo hari ayandi magambo aba hari y'intuzi. Iriya Nouveau Testament ni ikinyoma cy'isi. Nta Nouveau Testament ibaho. Nouveau Testament si ishingiye kuki? Ishingiye igomba none se nyine ko nyine ututunuze tw'udutabo babazanira ngo twisezerano rishya. Hanyuma ubwo abaheburayo ko havuga Dawidi hakavuga inkurikirana neza ibyakozwe n'umwa bikavuga Dawidi. Uri kunyumva neza? Hano muri Mariko hakavuga Yesaya, no mu byakozwe n'umwa hakavuga Yesaya, muri Mateo hakavuga Yesaya, ngo nkuko umuhanuzi Yesaya hanuye, sibyo? Hanyuma mbwira ukuntu nyine mu byanditswe byera abaheburayo 11 havuga intwari zo kwizera. Hanyuma se ziri muri Nouveau Testament. None se ubwo wazisoma Zaburi wayikura? Kandi ko Paulo yayibwiriye ngo nkuko byanditswe mu byahishuwe ngo no mu mategeko ya Mose. Ngaho soma Luka 24:44 ugeze ntuzi. Nsomera Luka 44. Luka 24 umurongo wa 40 wa 41 aho ngaho Luka 40. Yego. Luka 24 aho ngaho 44 soma twumve. Luka 24 44 kugeza 49. Luka 24:44 haranditse ngo Yesu asezera kubigishwa. Yego. Maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri nje byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Yego. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Yego. Kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Mu izina rya Yesu. Urumva ubutumwa budafite Yesu Kristo kandi nuvuga ngo intego y'ubutumwa ni ukubwira abantu kwihana ibyaha kabiri imbabazi ukazakira kabiri. Ntabwo hatabayeho kwihana ntihariho no kubabarirwa icyaha. Yego. Bahereye kuri Yerusalemu. Yego. Nimwe bagabo b'ibyo. Kandi dore ngiye kubohereza. Ngo nimwe bagabo b'ibyo. Yego. Kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye. Ariko mugume mu murwa. Ariko bagume mu gakiza. Bagume mu ijambo. Umurwa ni ijambo rega. Uzageza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Aha rero hano 28:13 mu migani someraho twumve 28:13 hanyuma kugira ngo apana imigani ubwo narindi kukubwira ko Nouveau Testament ari ikinyoma. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe mu mategeko ya Mose na Zaburi n'ibyo abahanuzi bahanuye. Kandi umuhanuzi si Mose gusa, abahanuzi basoreza kuri Yohana Umubatiza. Yes. Imigani kangahe? Imigani 28 umurongo wa 13. Yego. Imigani 28 umurongo wa 13. Imigani 28:13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Yego. Ariko byatura akabireka azababarirwa. Hahirwa umuntu uhorana kubaha ariko uwiringira ariko winangira umutima azagwa mu byago. Yego. Hanyuma soma ku murongo w'9 n'10 honye n'ubundi hanyuma ujye wambaza ikindi ushaka kumva. Uwiziba amatwi ngo atumva amategeko. Gusenga kwe nako ni kizira. Gusenga kwe nako nuko uwiziba amatwi ngo adatega igitambaro, kuririmba kwe, gusenga kwe, guhanura kwe ni kizira. Yego. Soma 10. Ushuka mu kiranutsi ngo amuyobereze mu nzira mbi azagwa mu rwobo yicukuriye, ariko mu kiranutsi utunganye azazungura ibyiza. Yego. Wenda bakururire kuri ako ngako ka 11 ntacyo. Umukire yiyita umunyabwenge ariko umukene ujijutse aramugenzura akamuhinyura. Natwe tujya duhinyura abiyita ko bafite ibyo bafite mu mpamvu z'isi. Ariko Francine Imana imuha umugisha kandi buriya rega ariko uziko umwuka wera ko ari bitangaza abantu bakonje ariko Francine ntakonje kandi ibinda bimusezeranye. Rwose ndabimusezeranye. Kubera yuko buri Imana yanantumye urumva kuvuga ati indwara zigiye kuza
aka kantu wenda nubwo ndi bugasubiremo ariko ndigiye kukavuga muri iyo faveri ya Francine ukaba tugiye kuguha umwanya kugira ngo ntacyo rekana n'akavuge ntacyo mu kanya n'ubundi ubwo kuko n'ubundi siko ndi butangirireho ariko reka mbe nkabwiye Francine urabizi ko dufite umukiranutsi wese wubaha Imana afite isezerano muri Zaburi 91 yego sibyo hanyuma no muri Yobu 5 hanyuma ijambo rivuga iki ijambo Imana irambwira ngo indwara nyinshi zigiye kwaduka noneho irambwira ati mwana wanje ugiye kujya wumva ngo wa muntu mwagendanaga runaka yarapfuye kubera iki urumva ko kantu hanyuma irangije yongere imbwira ka kabiri ubwo nizo ntego ebyiri wenda turi buvugeho muri ibyo bintu Imana yambwiye ariko imbwira ni bihamya iyo ntego irambwira ngo ije kwegekaho kandi ubwaho ije kwegekaho nizo nsengero uri kunyumva neza muntu w'Imana Yesu Kristo nashimye Imana ije kwegekaho iyo Imana niyegekaho baze kumva neza nicyo kinyarwanda yakoresheje Yesu aje kwegekaho ako kantu uze kukumva Yesu yantumye ngo mbabwire mwebwe mufite ayo madini cyangwa izo yuko vuba aje kwegekaho vuba cyane aje kwegekaho kandi noneho abitegura gupfa no gutaha bitegure kandi biyeze hanyuma nabitegura ku burinzi no kurindwa n'Imana no kubona imirimo y'Imana rega Imana igiye kwerekana umukiranutsi n'umunyabyaha bo ihangane gihere kurisubiremo neza ndaza kurisubiramo ubwo ndaza kurisubiramo ntacyo Imana ishimwe cyane mbwira mushiki wanjye Francine Imana imuha umugisha cyane ukomeye cyane Francine Imana imuha umugisha cyane 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 ndumva afite ishyaka ryiza Zaburi 91 ijambo riravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicu cyishobora byose ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana yanjye niringira kuko ari wowe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugigirimbura azakubundikiza moya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibiza kugeraho uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye iki ngiki Satani yashatse kukigeresha Yesu n'ubu uyu munsi wa none uribuka cya kindi kiri muri Yeremiya 35 Imana ibwira Yeremiya imubwira iti fata ikigagesha fata inzoga ushyire benere kabo binywere mu rusengero ariko ushaka kumwereka abantu bafata ibyemezo ubu uyu munsi wa none hari abagore bakubwira ngo giye Imana yanyemereye amaherena no atandukanye na benere kabo Imana igishuka umuntu Imana igishuka buri benere kabo iyo bataba badafite ijambo muri bo n'ubugingo muri bo urumva akavuga ngo giye Imana yanyemereye ipantaro biraho ngo mu Batesaloniki ba kabiri bice 2 umurongo w'9 kugeza 12 aho ijambo rivuga ngo kuza kuwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga n'imenyetso n'ibitangaza n'ubuhenzi bwo gukiranirwa kubarimbuka ngo kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe nicyo cyatumye Imana iboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bacirweho iteka Imana ibona yuko muri wowe n'ubundi harimo umutima w'ipantaro umutima w'ikabutura umutima wo kwambara ubusa Imana irabikurekera ariko ikazana kurimbura rero nuvuga ngo rero abamapantaro n'abamakabutura werega nimba wumva ubugingo ari ubwawe ariko nimba ushaka kugenda nk'abisi nyine utandukanijwe n'ubugingo
bwa Kristo Yesu, utandukanijwe n'ijambo rya Kristo Yesu. Rero niho Satani nyine murongo wa 12 Zaburi 91 yarashatse kugerageza Yesu. Ariko Yesu asanga ngo uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Ibi Daniel byamubayeho, ni ibintu uzi. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, ngo kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Iri ni ijambo Imana ihaye Francine, kandi rikubiyemo ibintu byinshi. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kawe. Nari nkubwiye ngo hagiye kuza indwara mu isi, rwose indwara mu isi kandi no mu gihugu cyacu. Ariko izo ndwara nubwo ari kuvuga ngo ni icyorezo kimwe Marburg, ntago ari cyo. Buruzi ko iriya Marburg iba ari daimoni. Iriya ndwara wumva bita Marburg. None se wagira ngo iyo bavuze kurone regane, kurone ni ikintu kizere. Rero nukuvuga rero Marburg nukuvuga ngo ni izina ni parmi yinuze nomination yinuze y'ama demo, donc y'aba daimoni bikibi. Bateza uburwayi. Kandi urumva biri ababyatura nko mu kirere. None se wagira ngo Imana ikijya gukiza Sierra Leone na Nigeria Ebola byagenze gute? Abanyamasengesho barasenze. Ibyo bintazi biragenda byanuze binuze. Rarende Oceanique agira iki? Agira nyine urumva arababara. Rero n'abantu nibasenge no kwikanga. Wese ubwo wowe umukiranutsi uzikanga icyoreza Imana iguhisezerano, kandi ijambo rivuze ngo iki mu Baheburayo 1:9 ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo gituma Imana izagusiga amavuta y'ibyishimika kurutisha bagenzi bawe, sibyo? Rero Imana izarutisha Francine izo ibyo nuze ngo zanuze izo za Iveri cyangwa zenuze aho haba ubukonje bukomeye cyane, kuko Imana nihindurwa nibi. Imana izi ko iyo ngiyo ibaho, ariko kubw'igitangaza. None se ninde wacaniye Yohani ku kirwa cy'Ipatimo? Ariko ngo ari mu mwuka. Rero Francine agumana umwuka, areke kwita ku by'abagore kuvuga ngo urumva ngo rega ubundi umunyamwuka ntabwo umuzanira ngo guys dis donc urumva nyine urabona tu vois quand même, ntabwo ari uko nguko bigenda mu mwuka. Ahubwo mu mwuka n'ugusohorera muri rwa rukundo rwa Kristo Yesu. Naho ndiho naho napfa nzibe. Ariko noneho Meshake, Shadarake na Abedinego bari bahinyuye urupfu. Rega guhinyura urupfu ntibivuze kuba ikigoryi, ahubwo bivuze yuko ahubwo uruta urupfu cyangwa se n'uwaremye uyu Apollon cyangwa Asimode abana nawe cyangwa Apollos. Tena kubwiye iyi myuka mibi y'ama avatar, donc amavatari niyo asezerana nabari abamasere. Buri abamasere basezerana n'icyo bita amantite erotique. Muri kumva? Rero ntabwo twebwe twasezeranye n'urupfu, twasezeranye na Yesu Kristo. Yo ma entité érotique niyo nuze niyo afuhira nuze. Buri niyo mpamvu abamasere badashobora kugira gute. Buri abapadiri basohoka kwabo ninuze, ariko sometime nuze abamasera bazi yuko bagirana amasezerano nabo bita abatrito. Donc ho niveau yo muri magie agahinduka trito, akajya aba mu mazi igihe kinini, akanagaruka mu isi ari umuntu. Ariko donc icyo twakwita mutupepe cyangwa se umuntu Satani. Rero homme diable cyangwa se homme diabolique. Rero bivuze iki? Yari bibwiye Francine ngo we natuze arebe mu ijuru, atumbire Kristo Yesu. Stefano ntabwo yigeze areba imbeho se nigi. Imbeho ni Imana yikaruma, kandi Yesu agira karuma iruta ibingibi donc ama vaccination cyangwa ama anticorps batera mu mibiri. Yesu azagukingira iyo mbeho, agukingira uburwayi, kandi Imana yambwiye yuko irinze Francine wo nguwo uze kubimwandikira yuko imurinze mu donc gucika mu mugongo donc wo hagati. Yego. Imana irinze umugongo wa Francine wo kumenekamo hagati. Imana iramurinze cyane. Kandi namurinze kuba yarwara, donc yarwara indwara ya oseisme, donc indwara y'amagufa. Arabyumva duteza amatwi Imana. Rero Imana imuhumugisha cyane, inarinze nyine imurinda uwo mugongo, inamurinze nita kwa hangaha munuze rino tako ry'intuze ryo mu rukenyerero mu kirenge cy'iburyo, donc mu kuguru kw'iburyo kukuryo.
Imana irinze Francine uwo nguwo. amen Amen. Rero Imana iramukunda kandi namurinze guhuma cyangwa se kurwara amaso. Rero Francine namenye yuko agomba kuba ikimenyetso. Soma ijambo riri aho ngaho mu Bakorinto ba kabiri ibice 2:14 kugeza 17, ariko haravuga ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo Yesu no gukwiza impumuro nziza yo kuyimenya. Imana yashaka ko Francine akwiza impumuro nziza yo kuyimenya aho muri ibyo bihugu. 15 bakavuga ngo kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka, ngo kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ngo ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo ihesha ubugingo. Ngo kandi ibyo ninde ubukwiriye Francine? Ngo ni wowe cyangwa nitwe tutameze nka benshi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo. Rero novuga ngo rero jugumana Kristo imbere y'Imana nibwo Imana izagutandukanya n'abandi. Kandi wowe nutega igitambaro ukambara niyo kanzu uzaba urubanza kuri abo bagomekazi b'abazungu cyangwa n'abirabura bari aho ngaho banze kugira. wari ugiye gutanga ubutumwa Imana yaguhaye. Reka tuguhe n'umwanya komeza unabutambutse mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha cyane. Noneho ubwo wamfasha tukaririmba cyangwa se ubwo kubera ko numvise Imana yaguhaye umugisha wo kuririmba, aravuze noneho ubwo tugiye kuririmbana ndabigusabye cyangwa nutanabishobora ariko Yesu arabinyuzuza. Aravuze ngo iyi ndirimbo nayo n'ubuhanuzi buzanye n'impamvu z'iki ngiki Imana iri kuvugana n'abantu bayo. Aravuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimaye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yanshunguye, Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane, ni umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane, imibabaro yange yose ni kwa yizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane, mu mwanya muto tuzabona umunezero, Imana ishimwe cyane, haleluya, n'ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Imana yambwiye ngo abantu bagiye gutaha bitegurire gutaha, kandi bazansuhurize Eliya na Mose na Paulo na Mariya, bazabasuhuze mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma bazamanuka bajya muri rwa rwobo rw'ikuzimu, nabo suko bataburiwe nuko ariyo mahitamo y'ikibi babonye. Ndashaka dusome amagambo ari hano, muri Yeremiya ibice 2, ijambo ry'ubutumwa. Imana yambwiye yuko abantu abo kujya kubona ubugingo no kubona amakamba mu ijuru bitegure vuba, barararitswe, ariko nabo kurama barahari. Bantu b'Imana iri guhumuriza abantu ibyo byorezo byigukura umutima, n'akazi kabyo. Intambara y'isi yabayeho, ya kabiri baho, Hitler aragenda, n'ibyorezo bibaho mu bihe bitandukanye byinshi cyane. Ariko icyo ukwiriye kwiringira, ntabwo ukwiriye guterwa ubwoba n'ibyorezo cyangwa n'indwara, ahubwo Yesu ukwiriye kumwiringira, ukamara amazi ukamwizera, nta cyanduza amaraso ya Kristo Yesu.
abaheburayo baravuga ngo amaraso ya Kristo Yesu nta baragira, avuga ibyiza. Amaraso ya Yesu Kristo avuga imbaraga. Biri hano aho ngaho 12:24 abaheburayo. Amaraso ya Yesu Kristo rero ubwo avuga ibyiza atavuga urupfu, n'uyafite nanasinzira ari bugenda agere mu ijuru. Hanyuma rero Yeremiya aho ngaho, Yeremiya ibice bibiri wahageze, Yeremiya ibice bibiri, Yeremiya ibice bibiri umurongo wa 17 kugeza 39 niko havuga. Aravuze ngo Yeremiya ibice bibiri umurongo wa 14 kugeza 37 aravuze ngo mbese si wowe wizaniye ibyo kuko wimuye Uwiteka Imana yawe ubwo yakuyoboraga inzira, none se mu nzira ijya muri Egiputa urayikoramo iki? Abantu bahisemo inzira ijya mu byaha, muri Egiputa ni mu byaha. Hanyuma urashaka se kunywa amazi ya Nili? Ni ukuvuga ngo amazi y'ibyaha ni urupfu. Biranditswe aho ngaho muri Yakobo igice cya mbere ngo umuntu nashukwa ntavuge ngo Imana nimushutse, kuko Imana itagira uwo yohesha ikibi, ahubwo umuntu ashukwa iyo akuruwe n'ibyarariki, ngo nuko irari irigira gute, rirakura bikabyara ibyaha nabyo bikagira gute. Rero ibyaha nibyo bikorera muri Egypt. Hanyuma ngo urashaka se kunywa amazi ya Nili, cyangwa se mu nzira ijya muri Ashuri urayikoramo iki? Muri Ashuri ni mu bwibone. Hanyuma Ashuri ni mu bwibone, naho bikomanga ku gituza, reba amazu, reba umugore, reba abana, reba position, reba niveau de tir, reba PhD nkuye muri theory. Abantu bakanirarira. Cyakoza nangwe nuvuga ngo yize shimi cyangwa yize imibare cyangwa yiga physique, yiga no kuvura abantu. Ariko nawe ukabye ngo wize theology, nurangiza uye kubeshya ngo uri doctor. Iyo doctora rwose PhD dufite muri theology ivuze ubusa. Ivuze ubusa ndakubwiza ukuri. Kandi na Gamariyeli ntacyo byamumariye, ahubwo Paulo niwe donc Imana yahaye umugisha Sawuli wo kwa Benjamin, imuhindura nde, imuhindura Paulo avuga ubutumwa. Hanyuma rero 18 ngo none se mu nzira ijya muri Egiputa urayikoramo iki? Urashaka se kunywa amazi ya Nili, cyangwa se mu nzira ijya muri Ashuri yo urayikoramo iki? Urashaka se kunywa amazi, urashaka se kujya kunywa amazi ya rwa ruzi, uruzi rwo muri nuze rwo muri iza Ashuri barwitaga Efrata, ariko izanakama. Ikinyoma kizaceceka, ikinyoma kizabura umwanya rwose, kandi nikinawufite mu ijuru, nikinawufite ku Mana no muri Kristo Yesu. Ijambo ravuga ngo umwami w'isi araza asanga, ariko ntacyo mfite. Nta mwanya w'ikinyoma muri Kristo Yesu, nta n'umwanya w'ikinyoma mu muhanuzi w'ukuri, nta n'umwanya w'ikinyoma mu mukobwa w'ukuri wamenye Kristo Yesu. Umukobwa w'ukuri wamenye Yesu Kristo nyine atega igitambaro neza, nawe ntiyisige rabero, ntiyisige fondete, ntiyisige makeup. Rego uvuze ngo makeup, uvuze ngo nugushyira hejuru yo kurema. Kandi hano mu Mubwiriza 3:14 ijambo ryavuze ngo nzi yuko icyo Imana ikora kizahoraho iteka ryose, ntibishobora kucyongeraho cyangwa kukigabanya, kuko Imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe. Rero iyo wisize makeup bivuze ngo ntabwo uri kiremwa, ahubwo uri igishushanyo, cyangwa se uri muri bimwe byanuze donc mu marobo. Urumva hari n'abantu muri iyi minsi bari gusenga amasengesho y'amarobo, donc amasengesho ari robotize, ariko ibyo bintu mugomba gutandukana nabyo. Nibutumwa riri robotize, nivuga butumwa ridafite umutima, ridafite ubwenge, ridafite gutekereza. Ngo ububi bwawe buzaguhana n'ubuhemu bwawe buzagukoraho, ngo nuko umenye kandi urebe ko ari ikintu kibi kandi gisharira, kuko wimuye Uwiteka Imana yawe nube ukinyubaha, niko umwami Uwiteka Nyiringabo avuga. Iyo abantu bimuye Uwiteka mu izina rya Kristo Yesu, ibyago n'urupfu nyine nibwo biza, amakuba n'ibyago nibwo biza, ijoro n'urupfu nibwo biza. Rero iyo abantu bimuye Uwiteka ibyorezo biraza. Uku kurwanya Imana abantu bagenda bishimira mu isi, donc iyo pedophilie cyangwa se lesbianisme, na ubuse umuntu araza akaburana akavuga ngo ni uburenganzira bwanjye, ni droitire yanjye, ngo ni liberté yawe. Ariko abana b'Imana bo bazi neza yuko atari ababo ngo bigenge.
kandi umwana w'umuntu nubwo aburana ngo afite liberite, ntabwo umwana w'umuntu azigera aba liberal, ntabwo azigera aba libre, ahubwo Imana itobohorera amahoro, itobohorera kubaho muri Kristo Yesu. Ariko iyo wanze Imana uba wemeye Satani, ntuzabeshye ngo ahubwo nuvuga ngo ugiye kwigomeka ku Muremyi, ahubwo ugiye gukorana n'urupfu, ugiye gukorana na Satani, ugiye gukorana na Sekibi. Nta mukristo wo kuvuga ngo njyewe ndigenga, mfite ubwigenge, mfite uburenganzira. Kwa Yesu icyo tubohorwaho imigozi ya Satani, tubohorwaho kutubaha Imana, tubohorwaho kugenda turemerewe n'urupfu, turemerewe n'ijoro, turemerewe no kutubaha Imana, tuboremerewe no kutumvira Imana. Ariko iyo twamaze kumvira Imana tukizera Kristo Yesu, duhorana ibyiringiro by'ibizima nka Aburahamu bitamukoze isoni, nka Eliya, nka Daniel, niko tumera, nka Hana cyangwa nka Mariya. Usubiza ati ntabwo nasaze, ntabwo jewe ndi umukobwa w'ikigoryi wowe Eli, ahubwo ubivuze yuko uri umusaza wahumye. Eli yabaye umusaza wahumye, arangije ajya gusindisha Hana ngo uzagezaho isindwe ryawe, ariko nukubera kudasenga no kudahishurirwa. Rero nukuvuga ngo ikibi cyanuze cya Eli ashaka kugisindisha impamvu za Hana, kandi Hana ari umuhanuzikazi. Rero ijambo rero aho 20 ngo rega kera wiyiciye ubuhake, wica isezerano ryari rikuboshye, kandi uvuga uti sinzakoreshwa. We uravuga ngo ntabwo uzakorera Kristo Yesu, ariko uzajya gukorera uwo Allahu cyangwa se divinite iri diabolique cyangwa se atmospherique yitwa Jehova. Jehova rero ni ikirere, ni amadayimoni yiyitirira kwera mu kirere cy'Abamedi n'Abapereshi. Rero nukuvuga ngo iyo wanze gukorera umwami Kristo Yesu, ujya gukorera Yesu Bali cyangwa ujya gukorera Satani Lucifer. Ujya wakorera Satani Lucifer Dolen, ubundi hari marayika w'ikibi witwa Lucifer Dolen, hakaba donc na Lucifer Satan. Lucifer Satan niwe mwenyewe Satani. Yari wewe ni ikibi, ni umubi nyine, ni umubi nuriya ugira donc aspect féminin, nuriya wakoranye nabani murodi, aho uvuga ngo twiyubakira umudugudu tujye kureba Imana. Abantu burumba bari kubaka donc industrialisation iri robotisée. Nibyo koko iterambere ni ryiza muri bimwe, kuba amatelefone ahari, amamodoka ahari, indege zihari, ibyo ni byiza, Imana ntiyari kubirwanya. Ariko iryo terambere ry'amarobo ni kibi. Mwe muvuga yuko abantu bakwiriye gukora, ariko ntabwo robo yasimbura umuntu. Urumva uyu munsi wanone banageze kuma abomination yo kuryamana n'amarobo. Umuntu akavuga ngo jewe n'uburenganzira bwanjye yuko banyonona bakantinga muri toilette mu kibuno. Nta mwana uva mu kibuno, mu kibuno havamo amabyi, havamo umwanda. Ntabwo rero umutinganya avuza ubusa. Nubwo abantu babiceceka ariko avuza ubusa. Ntabwo jewe sinzi ko hari kubaho umutinganyi wari kubohora Abanyarwanda. Abakobwa b'Abanyarwandakazi baragiye babyara abahungu bagombaga kuza mu gihugu babohora Abanyarwanda. Impamvu u Rwanda rwabohoye nuko abakobwa b'Abanyarwandakazi babyara igihugu. Donc barema nation hanze, ariko bagira inama zo kuza mu gihugu kugira gute kubohora bari baboshywe cyangwa se n'abaziraga akarengane. Rero nukuvuga ngo ubuse ubwo iyo wenda muza kera haza mbwira nyine itsinda cyangwa gatsiko cyangwa ikobe ry'abatinganyi ryagenda, ubwo se abatinganyi bagiye bagagira umudugudu bazabyara iki? Hazabyara urupfu no kuborana za kanseri. Nibyo ngibyo. Wowe uraza kwigana Lili Wayne, uraza kwigana mani n'utundi tuntu, we ukaza gukabya mani. None se umugabo urumva jewe ni igitangazo ubu naratangaye Nepomsen ukubona umukobwa yita mugenzi we ngo man, ye man, ye man. None se ubwo we wa mukobwa we nubona ko ufite ubwenge buke, ubwo ubwira umukobwa mugenzi wawe ngo man se ubwo nigi numwe se muvuga ko muvuga ibyo muzi byongereza. Man bisobanuye umugabo. Ntabwo cyereka iyo unavuga ngo human, ariko kuvuga ngo man bigaragara yuko Satani abayobya cyane. Uraza kwerekana ko kuvuga man n'izo terminology n'utwo tuntu tw'umwanda, kandi izo terminology nizijyana kuri sexuality cyangwa se désordre sexuel. Uri kunyumva neza? Ntabwo nagaruka muri uwo mwanda, ariko umwanda wawe ni uwawe. Rero nakubwiye ngo nta rubyaro ruva mu kibuno, urubyaro ruva mu gitsina umurima w'umukobwa ni umubiri we. Babibamo muri uwo murima, babibamo imbuto ikazerekanwa ku isi. Ariko kumbwira ngo nuze inyuma nuze, akinyuma nuze, uwo n'umwobo n'umworera n'urupfu n'ibyago n'amakuba.
kandi nunapfa ukagera gehenomu abadayimoni bazagushyira imishito ibyuma by'ibisongo byakumuriro cyangwa se muri uwo mwobo wawe. hanyuma ngo erega kera wiciye ubuhake wica isezerano ryari rikuboshye kandi uvuga uti sinzakoreshwa, ahubwo mu mpinga y'umusozi wose no munsi y'igiti cyose gitoshye waraharamyaga wibunze. ariko nari narakugize uruzabibu rwiza cyane, umubyaro utunganye rwose. none se wahindutse ute ukambera nk'igiti cy'ingwingiri y'uruzabibu ntazi? Imana iri kubaza uyu mugore, ni gute wabaye lesbian? Ni gute wabaye umuge? Kuki wabaye umutinganyi wa mugabo ufite ubwenge buke ndetse kutari n'umugabo? Uyu munsi wa none turababona ngo mwita ngo nuze ngo abafame. Ubwo se turi umugore turi n'umugabo, uri cyo tutazi imbese uri iki ntazi. Rero wagakwiriye Imana izi abantu babiri yaremye umugabo irema n'umugore. Hanyuma ibindi bintu uri kuvuga nta yindi sex donc nta yindi gender ibaho. Nta za hermaphrodite nta nyabibiri. Imana ntago ari ikigoryi. Imana donc Jésus Christ n'est pas essence homme essence. Rero nukuvuga ngo Yesu ntabwo ari stupid ku buryo ashobora kuvuga ngo nuze ngo habamo hermaphrodite. Ibyo bigisha za biology n'intuzi. Biology kandi ntabwo ari Kristo. Biology nizo science zanuze zivaho mu bugiriki. Ariko ubugingo buva kuri Kristo Yesu. Hanyuma 21 ariko nari narakugize uruzabibu rwiza cyane, umubyaro utunganye rwose. Niwumva ko Imana yarakuremye ngo uzabyara abantu hanyuma Imana ihabwe icyubahiro. None se wahindutse ute ukambera nk'igiti cy'ingwingiri cy'uruzabibu ntazi? Ndikubwira aba banyarwandakazi bo bemera kuba abakobwa n'abahungu bemera kuba abagabo. Imana izabaha umugisha ibahe kurama, ariko batinganye n'ibyo bitingwa akazi Imana izabyica vuba. Kandi nibyo usibye nibyo byorezo ubundi ni namwe bizanatwara. Nawe izo ndwara zo kugera ubundi ndwara ijya gutwara umukiranutsi ufitiye akamaro igihugu ushaka uzagirira igihugu umumaro gute? Ahubwo izo ndwara zize zitwara bikibi. N'abakwiriye kujya kuruhuka bazajye baruhuka mu mahoro ariko batishwe n'izo zamugira. Hanyuma 22 kuko nawe wakwiyuhagiza shura ukagira n'isabune nyinshi, ariko imbere yanjye ibyaha byawe byaraguhindanije, niko umwami w'Iteka avuga. Wabashute kuvuga uti sinanduye, sinakurikiye ibigirwamana bya Bali. Reba ubukanda bwawe mu gikombe umenye ibyo wakoze. Umeze nk'ingamiya ikirino itana yiruka, kandi umeze nk'ishashi yamenyereye kugishira mu butayu, irehera mu muyaga yarinze. Ninde wabasha kuyirindura yarinze? Abamushaka ntibazananirwa, bazamubona ukwezi kwe kubonetse. Wirinda ibikumarira inkweto ku birenge kandi n'ibikumisha mu muhogo, ariko uravuga uti biramaze kuko nkunda imana z'abanyamahanga kandi ari bo nzikuri. Nushaka uzagenda ukurikire Satani agwaye amafaranga cyangwa amayimuna cyangwa Madame Samake cyangwa se ibyo bigirwamana byose uzi bikuyobya bikubeshya. Yabyo nu urupfu. Ijambo baravuga ngo en fait de compte. En fait. Hanyuma iherezo nuko uzagira gute? Ijoro rizagutwara. Mwambaro w'ijoro n'ubwo n'urupfu nyine. Hanyuma 26 umva ko ijambo rivuze nepo. Yego. Aravuze ngo uko igisambo kimwara gifashwe niko ab'inzu ya Isirayeli bamwaye. Bo n'abami babo n'ibikomangoma byabo n'abatambyi babo n'abahanuzi babo babwira igishyitsi cy'igiti bati ni wowe data, bakabwira nibuye bati ni wowe watubyaye. Nepo urumva ibyo ngibyo atari ubupfapfa. Kuko aho kumpangaho aho kugira ngo barebe umuremyi barebe Imana, ahubwo bajya ku bindi bizira. Banteye umugongo, ariko mu gihe cy'amakuba yabo bazavuga bati haguruka udukize. Iyi ndwara n'ibyorezo bije mwibuka gushaka Yesu. Kubera ko muvuga ngo indwara ziraje, ibyorezo biraje, guma mu rugo. Yesu yambwiye yuko aje kwegekaho. Iyo miryango muvuga ngo mwarayifunguye. Iyo miryango aje kuyegekaho. Hanyuma kandi yambwiye ngo nyine abitegurira gutaha batahe, ariko nabajya gupfa nyine bamenye yuko urupfu rwaje gusaba abana. Ariko abakurama Imana ibabwiye muzarama mubeho. We wavuganye n'Uwiteka, Imana yabivuze Zaburi 91. Ibyorezo bize, intambara zize mwisi, amakubazi, amagisidaze, abarozi baroge, ariko woweho kuko wakunze Uwiteka karamata, kuko wakunze Yesu Kristo karamata, Imana izakujisha ku kinyita cya.
izakurokora nk'uko yarokoye kimwe cya gatatu hari Ezekiyeli ahawa guhanura hariya mu bice 5. Mwana nishobora kugutangana n'abagome, n'abantu bakoreye Satani, n'abantu baririmba Satani, n'abantu bagenda bakagirana amasezerano n'uyu donc la reine de côte, uyu mugabekazi wo mu nyanja. Reka kwikinisha uze uba umwana w'Imana, reka gusambana, reka gusinda, reka kuroga, reka kwibona, reka ikibi, nyine reka icyaha, urebe ko utaba umwe na Kristo Yesu, kandi ko Yesu atakwishimira, kandi akaguha umugisha. Ariko niwikomeza mu cyaha, aho ngaho uzasenyuka kandi uzarimbuka. Ngo ariko imana zawe, noneho 28, ariko imana zawe wiremeye zirihe, nizihaguruke niba zibasha kugukiza mu gihe cy'amakuba yawe, kuko uko imidugudu yawe ingana Yuda we, ariko n'imana zawe zingana. Nubwo ibikagira ari byinshi, bigirwamana bikaba byarabaye byinshi, ariko ibyo byose ni umwanda umuriro uzabitwika byose. 29, niki gituma mungisha impaka? Kuki abantu bari kugisha Imana impaka? Iyo upfumuye amatwi bari kugisha Imana impaka, iyo uboshye umusatsi, iyo ukoze, iyo usize inzara, iyo usize amarouge à lèvres cyangwa brillant à lèvres, uzarebe ikiri muri Yesaya ibice 6:6. Umuserafi yajyaniye ikara ry'umwakura ku munwa wa Yesaya, ariko abangaba bari ku Satani ari kubabeshya bagasiga amarouge à lèvres meze nk'amaraso n'ibindi bintu by'umwanda, ukavuga ngo urasa neza. Kristo Yesu, kwa Yesu habamo gukiranuka, habamo ubukiranutsi, habamo ukuri, habamo amahoro, habamo kubaha Imana, habamo kumvira Imana, habamo guca bugufi. Ubusirimu ni ibya Isilamu, ariko gukira ese ubwo bundi umuntu mwiza akora ibyiza, umunyabwenge, ubundi umukiranutsi, umukristo agira isuku, akambara neza. Ukwambara urukweto rwiza no kwambara urukweto rushya nibyo wita ubusirimu. Kereka ubusirimu nimba ari ayo mahotaro yawe, kandi izo hotaro wambara sha uzamanukana nazo. Uzarebe amasabo, genda urebe muri American Got Talent, aho Satani ari gusebya abakobwa n'abagore n'igitsina gore, ugasanga inka ifite isura y'umugore, ugasanga inuze umugore ahawe isura y'ihene, ugasanga mugenda murebe kuri American Talent Got Talent, cyangwa za British Got Talent, aho berekana Satani, bakwerekana ikuzimu hariya munuze muri maji. Rero ubukonikoni rero nta kintu bwamara, ahubwo ikibi cyakoza nuko kizagira gute, kizagukokoraho amaboko, ariko amaboko nayo Uwiteka. Hanyuma ijambo ryavuze ngo niki gituma mungisha impaka, niko Uwiteka mwese mwancumuyeho, Imana imenye neza ko abantu bayicumuyeho. Abana banyu nabakubitiye ubusa, ntibitaye ku gihano, inkota yanyu niyo yarimbuye abahanuzi banyu nk'intare irimbura. Yemwe ab'iki gihe nimwitegereze ijambo ry'Uwiteka, mbese nabereye Isirayeli ubutayu cyangwa igihugu cy'umwijima w'icuraburindi? Hari ikintu Imana itahaye twebwe abanyarwanda? Hari ikintu Imana itaguhaye wa mukobwa we? Hari iki itaguhaye wa mugabo we? Kubera iki uhagurukira Imana? Kandi nimba itaranaguhaye, tegereza na Aburahamu yarategereje, kwiza kuburanya Imana no gushaka kuyihima. Imana ntibayihima, Imana ahubwo barayumvira, Imana barayizera, Imana barayiringira. Niki gituma abantu banje bavuga bati turi ibyigenge, ntabwo tuzakugarukaho ukundi? Bya bindi nakubwiye yuko kwa Yesu n'abademokrate babayo. Democracy biba kwanuze, abademokrate baba kwanuze kwa Biden nanuze na nuze apana na Obama, Trump n'aba Republican. Rero nuvuga ngo ibyo byose iyo demos crazy, nakubwiye ko demos n'abadayimoni crazy nibisazi. Nibyo rero abagira iki bashaka gusindisha ntabwo tuzasinda ikinyoma kinuze kiburasirazuba. Izo za demokrasi n'ibinuzi no, abantu ni bubahane, twemera nyine ko turi abanyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda. Izo za demosi ntabwo ari ibinyarwanda, na za demokrasi si ikinyarwanda n'inuzi. Twemera yuko umuntu ashobora kugira gute, ashobora kubaho, akabona impamvu izigira gute zimubeshaho. Rigumva kuko umunyarwanda kwiriye guha amahoro mugenzi we, kandi urumva ukunda Kristo hazakunda na muturanyi we, azakunda na mugenzi we. Nimba yanashonje ajye kumugaburira, umwana we atagiye kwiga nimba azaba afite urwo rukundo ajye kugira. Ariko mwijya kuzana inuze imico y'iburasirazuba muze kuyidusindisha, cyangwa ariko nunavuga ngo uri donc ufite liberté, ufite donc ufite uri umudemokrate, nturi umudemokrate. Nuri umudemokrate, ntabwo turabo kwigenga.
kandi nakubwiye nta kiremwa muntu kigira nuze independence. Aho hanyuma 32 aravuze ngo mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana cyangwa umugeni ibyambarwa bye, nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabare. None se nepo nimba Imana ivuga ngo umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, mbwire y'umupede cyangwa umutinganya ushaka kuvuga ngo ni umwari. No ntabwo bibaho, rega ntabwo mwadusindisha icyo kinyoma. Hano nimujye munagira ariko mushyira abantu mu gaciro. Ntabwo imico y'abazungu n'imico y'abarabu cyangwa yabo bantu bo mu Bushinwa no mu Buyapani n'Ubuhinde bajyana ibya umunyarwanda byare umukobwa ahirwe yitwa umubyeyi avugirizwa impundu, abanyarwandakazi bitwa bamutanga mundu, bitwa ababyeyi, nk'uko Imana iri kwerekana yuko ifite abari. Kandi umunyarwanda uzabyarira Yesu Imana izamuha amakambi, izamuha umugisha, izamumara ipfunwe. Kandi tujya tunamenya ijambo rivuga ngo uzareba ibihembo by'abanyabyaha. Hano twanabisomye aho hari muri Zaburi 91, ariko no muri Yobu 5 ayo magambo arahari. Hanyuma rero dore ko uringaniza inzira yawe wishakira kubenguka, ndetse n'abagore basanzwe ari babi wabunguye ingeso zawe. Mada tega igitambaro ureke kugira gute kwanduza abakobwa batoya, kandi nugitega n'abantu bazagira gute bazakwigiraho. Abakobwa bato bazavuga baturiya mukobwa erega unagize ubwiza. Genda nabonye yuko igitambaro kinazana, nahoze bwo nkubwira imimaro ine y'igitambaro. Aho igitambaro kirinda ubuhumyi, igitambaro kikarinda yuko bakohereza amahembe ngo umutwe umenagurike. Ubu abagore basigaye barwara imitwe bakarwara amaso, nukwanga gutega ibitambaro. Nukwanga gutega ibitambaro. Abo rero Imana izabuzuza uburakari n'umujinya. Hanyuma 3 urumva nukuvuga ngo n'umwuka wera. Iyo buri umukobwa w'Imana ateze igitambaro nyine umwuka wera abana nawe, hanyuma kane nyine amaganya n'ubwo babikamuba kure nepo. Kandi noneho igitambaro benshi kibarinda amakanseri y'ubwonko, uri kumva, kikabarinda no kurwara imitwe. Cyo igihe kimwe nagiye ahantu gusengera Rukiranya, nunaza kumbwira ati jewe buriya rero Faustin ntabwo nyine mukozi w'Imana, Imana yari imbwiye ati rero ati wowe ati ndwara umutwe, ati yo nteze igitambaro. Ndangije ndamubwira ni Imana irambwiye ngo ahubwo umuti w'uwo mutwe ni ugutega igitambaro. Arangije agishizemo haci iminsi 3 dukubitanye ahantu mu gatigita. Aza yirukanka ngo umukozi w'Imana ngo uziko ngo wa mutwe Imana yawukije byite. Navuganiye ni nuko nyine Imana ashaka kukwereka ko gasuzuguro kaye ko kwanga gutega. Ubu hari abagore bazarwara imitwe bagiye no kuzayirwara kubera gusuzugura itegeko ryera ry'Imana. Hanyuma 3:4 icyo cyumvikanye. By'imyambaro yawe habonetseho amaraso y'ubugingo bw'abakene wahoye ubusa, n'abantu utigeze gufata bacicyuho, ahubwo ibyo nibyo wabaho. Nuvuga ngo hari abagore bari kugira gute ababirwa bavuga ngo ko batega ibitambaro bo ntibasambana, ko batega ibitambaro basabanyabyaha. Mwebwe mwabiboneka zimwe nimwe muri kuvuga ngo ntabwo Imana yaguhaye guca urubanza rwo kuvuga ngo atega igitambaro ariko agasambana, ngo yambara birebera ariko agasambana. Kandi nimba nasambanye ubugingo bwe niwe buzirimbukira, ariko ntagenda asambanisha igihugu cyose cyangwa ngo agende yanduza umujyi wose umwanda. Hagenda yambaye ubusa. Ese ubundi ubwo busa bwawe ugenda ubwanika ngo bigende gute? Kuri kuvuga ngo nabambara birebire baragira, ubundi wowe nyine birakure. Kandi nimba uri umukristo reka abisi bambara ubusa, reka abisi bambara ayo mapa. Werega nukuvuga ngo uwisi yemererwa kwambara ubusa, kemererwa kwambara ipantaro, kemererwa kuboha umusatsi. Ntabwo tubujije abanyarwandakazi kuboha imisatsi, nta nubwo tubabujije gusiga amarouge à lèvres, tubabujije no kwambara amahene. Ahubwo Yesu yambwiye kubuza abakobwa be abakristo bavuga ko muri abakristo na wa Kristo ukwiriye kugira gute gusiga rouge à lèvres cyangwa brillant à lèvres cyangwa rabero cyangwa matiro kunuze guca ingohe. Ntabwo byemerwa abakristo. Umukristo ni w'Imana yihanangirije, nawe umunyarwanda azambara intuzi. None se abasirikare kazi bazambara amapantaro n'abapolisi kazi n'abadasokazi, abo murabyemerewe. Ariko umukristo w'ukuri pana wishushanye cyangwa ushaka indamo ntago yemererwa ipantaro. Niwe Yesu igihe yantumyeho, ntago yemererwa gusiga inzara cyangwa gutera inzara. Naba bahanuzi yavuga ngo nuze afite iherena avuga ngo kandi ndahanura bigasohora. Uwo nashiteroti cyangwa akubwira ngo abakarismatike nabo ngo nabahanuzi. Uwo mwuka ni umwuka wa pito, ni umwuka wa pito.
n'uwo mwuka w'aba bantu bambara ugasanga umuntu ari kwambara Leviathan, ari kwambara Louis Vuitton, akambara Dior, akambara Dior yayishyira hano mu gatuza akavuga ati ndi umukristo. Satani ahita guseka akajya kubwira Yesu avuga ati kureba umuhungu wanjye wambaye Dior, wambaye Chanel, wambaye Balenciaga, wambaye Louis Vuitton. Louis Vuitton bivuze ni Leviathan, biranditse aho ngaho 27 Yesaya. Hanyuma rero ngo nyamara ukavugwa wishuka uti nta rubanza rundiho. Wowe uravuga ngo nta rubanza rukuriho kuko wanze gutega igitambaro, ariko urubanza urarufite. Niko Imana ivuze, nta rubanza rundiho. Ngira ngo uburakari yaramfitiye bwarashize, ntibwashize ahubwo urubanza rurakubikiwe. Kandi uzamanukana n'abajya ikuzimu kuko uvuga uti sinacumuye. Urumva ko Imana yeruye yuko igiye kukuburanya, kuko yatumye Faustin kukubwira urangije ushinga ijosi. Kandi nuru wawe ngo wigenge, iryo juru si wowe uzarijyamo, sina Faustin uzagukingurira. Menya neza yuko kuri mu ijuru marayika ntuzamuzanaho ayo marangamutima no kwiriza nk'ikiyoka. Ikiyoka kiririza cyangwa ingona. Hanyuma 36. None y'ijambo rirakubajije madamu cyangwa wa mugabo, kuki ujarajara cyane utyo ngo ukore hirya no hino? Egiputa naho hazagukoza isoni nk'uko Ashuri hazigukojeje, naho uzahava wikoreye amaboko kuko Uwiteka yanze ko abo wiringiye, kandi ntuzagubwa neza uri kumwe nabo. Tandukana n'abanyabinyoma, tandukana na apotre w'ikibi, tandukana n'umushumba w'ikibi, tandukana nyine na bishop w'ikibi. Kandi ibushize nanakubwiye nepo amadini yose ari kuyoborwa n'abagore. Yesaya 3:12 azabatsinda, na hano Timotheo wa mbere 3:1 kugeza 5 azabatsinda. Twaravuga ngo Yesaya 3:12 ngo bwoko bwanjye burarenganywa n'abana kandi burategekwa n'abagore. Nyamuna bwoko bwanjye bakuyobora, barakuyobya bakarimbura inzira unyura. Ahangaha rero muri Timotheo wa mbere ibice erega abantu birukanyira ibyo batazi. Timotheo wa mbere ibice 3:1 kugeza 5. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi cyangwa kuba umupasiteri aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe. Ntabwo avuze ngo no kuba umugore w'umugabo umwe, no kuba umugabo w'umugore umwe. Ngo abe udakunda ibisindisha, wirinde ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'imiye, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Ibyo tubivuze mu murimo wa Kristo Yesu. Ariko hano hanze abagore bemera kuba abapresidente, abaministre, abadepite, abameya, abaguverneze. Uri kunyumva? Ariko kwa Yesu nta mushumba kazi uhaba, uri umunyakinyoma, nta bishop kazi uhaba, nta poliso kazi, nta potres uhaba. Kwa Yesu erega wikizamura, wikizamura kubera yuko aha mu Bakorino ba kabiri ibice 2, Abakorino ba kabiri ibice 10:12 aravuze ngo kuko tudatinyuka kwibarana cyangwa kwigereranywa na bamwe biyogeza ubwobo biringaniza ubwabo kandi bigereranya ubwabo, nta bwenge bagira. Naho twe ntitwirata kurenza urugero, ahubwo dutekereza urugero rwacu ko ruhanye n'ingabano zaho Imana yatugire ngo tugere no kuri. Wa mugore wakemeye kuba umudiyakonikazi, ukemera kuba umuhanuzikazi n'umwinginzi, ariko ukareka kurwanira ikintu kizakurimbuza, ko Satani azakurimbura. Ko bitashoboka ko ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Nuvuga ngo ubu pasiteri Imana yabugeneye abagabo rwose. Ibyo nushaka rero kubishegera, menya ko ari Satani wakuyobeje. Ubwo kandi nabwo ndi kuvugana n'umugore ushaka kuzibonera Imana, kuzabana nayo, ariko wowe ushaka icyubahiro cy'isi. Iri jambo 13 ngo naho twe ntitwirata kurenza urugero, ahubwo dutekereza urugero rwacu ko ruhanye n'ingabano zaho Imana yatugereye ngo tugere no kurima. Ntidusingira kurenga ingabano zacu ngo tumere nk'abatageze kuri mwe, kuko twageze no kuri mwe, kuko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nitwirata kurenza urugero, nitwirata n'ibyo abandi bakoze, ahubwo twiringiye yuko kwizera kwanyu ni gukura tuzashyirwa hejuru ku bwanyu, kubyo twagerewe ngo twagurirwe. Kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu biri hirya yanyu si ukugira ngo twirate ibyo dusanze byiteguwe
byagenewe undi, ahubwo uwirata niyirata Uwiteka, kuko uyogeza atari we ushimwa, keretse uw'umwami wacu yogeza niwe ushimwa. Hanyuma ndasoreza hano muri Luka 16 umurongo wa 15 haravuze ngo, arababwira ati mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Uri kubyumva? Yego. Icyogejwe n'abantu ni ikizira mu maso y'Imana. Hanyuma rero Imana yambwiye yuko nyine ije kwegekaho, kandi ngo nyine rwose abantu bagiye gupfa, ariko kandi nanone abantu b'Imana bagiye kurindwa, abantu b'Imana bagiye kurama. Haleluya. Amen. Kugira ngo ako kantu kumvikane neza, Nepo kugira ngo azagatekerezeho neza, hano Yesaya 65 Yesaya 65 haravuze ngo 13, nicyo gituma umwami Imana ivuga iti, dore abagaragu banjye bazarya naho mwebwe muzicwa n'inzara, abagaragu banjye bazanywa naho mwebwe muzarizwa n'inyota, abagaragu banjye bazanezerwa naho mwebwe muzakorwa n'isoni. Dore abagaragu banjye bazaririmbishwa n'umunezero wo mu mitima, naho mwebwe muzarizwa n'agahinda ko mu mutima, muborozwe n'imitima ibabaye, kandi izina ryanyu muzarisigira abatoni banjye ribe inyuro. Umwami Imana izabica, abagaragu bayo izabita irindi zina. Wabyumvise Nepo? Si igitangaza Imana kwica ukwiriye gupfa. Azawusaba Imana y'ukuri, n'uwo mwisi urahira azarahira Imana y'ukuri, kuko imibabaro ya kera yibagiranye igahishwa amaso yanjye. Imana izakiza umubabaro n'amakuba by'umukiranutsi wayo, kubera ko hano hakurya 24 ijambo riravuga ngo, maze ubwo bazaba bataranabaza nzabatabara kandi bakivuga nzumva. Ibyorezo ntabwo bireba umukristo w'ukuri, nta nubwo bireba umugenzi w'ukuri, birareba nyine abantu nyine bagenda mu isi batazi iyo bajya niyo bafa. Banze kubaha Imana, banze kwemera Yesu Kristo. Gusa nyine abantu nyine bakwiriye kugira gute kumvira Uwiteka, bakamukorera bamutinya mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka tuvuge ngo Imana iguha umugisha. Ibyo byose iyo ibintu bije nk'uko bigahishurwa, bisa ko abantu bongera bakaba maso, cyakare bakongera bagasenga, ikindi ko gusenga kwabo bakakuvanga no gukiranuka. Siko bimeze Faustin? Amina. Abantu n'indyarya banga kumva Nepo. Abwirwa benshi akumva bene yo, ariko ubu umukiranutsi w'Imana yisimukiza nyine. Isinamuhe umukiranutsi iteka ryose abafite ihumure. Ntabwo bavuga ngo harahaguye abantu. Nta kintu, nta bwenge, nta n'intwaro bacure kurwanya umukiranutsi izagira iki mutware. Naho Satani azacura izo ndwara akazishyira mu isi, ntabwo bireba umukiranutsi. Imana ishimwe. Yego, reka dushimire abari baduteze amatwi muri kano kanya, ko twongeye tubabwire ngo uwongera akagira ikibazo cyangwa se icyifuzo akomeze twandikire muri comment, tuzadukora ikiganiro tumaze dusomeho comment cyangwa se kubyo mwibaza, tumaze tubibwire umukozi w'Imana abisubize, cyane cyane ko Imana yamuhaye. Nima nabyitubwiye nibabyitikiye, ariko nzi ko Imana yaguhaye. Imana yambwiye yuko yamaye Imana itigeze iha umuntu mu isi. Ndumva ari uko nanjye nabifata, ariko ubwenge bw'ukuri Yesu namugireho umugisha arabumva. Reka tuvuge ngo Imana ikomeze kwagura, Imana ikomeze igirire neza umuntu wayo witwa Faustin. Mbese umuntu w'Imana witwa Faustin ahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka tugushimire Faustin, reka tugushimire, tuvuge ngo nkuko nabivuze ngo Imana igumisha, ibyo byose tuzongera dusubire ubutaha. Nimba nta kindi wongeraho kubyo twari tuvuze, turaguha kanya uhita dusoreza. Imana yarishimye kubabwira ibi. Imana irashaka ko umukiranutsi ahinyura imbeho, ahinyura izuba, ahinyura inzara, ahinyura amakuba, kuko Imana ifite ububasha. Ntabwo amaboko y'Uwiteka yarangiriye kwa Mose ngo Mose asabire Abisirayeli inyama. Nubu Imana yakora ibirenze ibyo ngibyo. Nuko muri Efeso ibice 3 rero ni ukuvuga ngo ibasha gukora cyane ibirusi byo dusa nk'uko imbaraga zikorera muri twebwe zingana. Rero Imana izagukorera ibirusi by'abahanuzi baguhanuriye, n'ibirusi byo wowe utekereza ko yakugirira cyangwa yakuboneza. Rero indwara ntabwo ari kandi tunazirwaye, turazirwara kugira ngo Imana yiyubahishe idukize.
rero si impamvu zo kurwara, si n'impamvu zo gupfa. Ni kuko urupfu ari irembo ku mukristo, kandi gupfa ni inyungu nyine ku mugenzi w'ukuri. Yego. Yeah. Batanga nimero za telefone. Yeah. Ubundi dusenge. Yego. Nimero ya telefone ni 07 82 21 51 07, ndasubiramo rimwe 0788 21 51 07. Data mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Sengeye abanyarwanda kandi nanone. Ndabingingiye cyane mu izina rya Kristo Yesu, aho bari mu moko yose yo mu isi, aho bari muri Amerika, aho bari i Burayi, aho bari muri Australia, aho bari muri Aziya, aho bari muri Afrika, aho bari hano mu gihugu cy'u Rwanda no ku butaka bw'u Rwanda. Turagushimira yuko watanze umugisha ugatanga imvura. Mana, nushimwe yuko umunyarwanda adakwiriye kuzira inzara. Kandi abo bahanuzi bahora bavuga ngo inzara ntabwo ari ubuhanuzi, ahubwo ndumva ko ari n'iterabwo. Kandi Imana ndumva itagikwiriye guhanisha ubusa umurozi ko arya inyama z'abantu kandi barazirya. Abarozi n'abamajisiye bagira amafirigo abitsemo inyama. Ibyo byari urugero rw'umurozikazi witwaga ngo The Queen. Ahubwo Imana imaze kumujyana aho ngaho mu mwobo cyangwa se ikuzimu, abana b'Imana bakwiriye kubikurirwa iki umugisha. Rero tugushimiye yuko abanyarwanda bagiye kweza, ko abanyarwanda bagiye kukumvira, ko abanyarwanda bagiye kugukorera, ko abanyarwanda bagiye kurwanya kandi bakazibukira ubutinganyi, bakazibukira ubusambanyi, ubusinzi, bakazibukira ubugono, guhigana no kwicana, bakabizibukira bakagira urukundo. Rero nsabye urukundo mu mitima y'abanyarwanda, nsabye amahoro no kubana amahoro mu banyarwanda mu izina rya Yesu Kristo. Sabiye abanyarwanda kumenya Imana.